hari igihe Imana ikugerageza ikoresheje abana wabyaye bakajya bataha bagiye mu kinya uri pasiteri. Umuntu wiswe kari pasiteri akazahagarara imbere ku rusengero akahagarara tuvuge akaba ashinzwe kuhahagarara kabiri cyangwa gatatu. Niyo mpamvu uzasanga mu macacizi menshi bashyiraho gahunda yo kuvuga ngo ni mu mwimuri. Baba bakeka ko ashobora no kuba ibyo avuga byarashizeyo. Hari ibintu najyaga nicara nkibaza ariko nk'aba bapasiteri bafite abagore babiri, ibi bintu koko biremewe? Ndavuga nti ngaho kabaye nka mugani wa mwana ati kabaye, none ndavuga nti se koko ni gute umuntu ava mu bupagani bagahita bamuha iki umurimo agomba gukora? Nta muhamagaro uhari, kwihanisha abantu ntabigihari. Urabona ibintu byarivanze. Urabona mbega ni ibintu bikomeye. Iyo uri mucyo utahamagariwe uravunika cyane. Turabashuhuje mwese abakurikiranye mama Charlene official. Mbese muraho muri amahoro? Nizere ko mukomeye kandi mukomeje guhirwa n'ibiganiro binyura kuri mama Charlene, aho tugenda dukurikirana umusirikare wa Kristo. Tugeze kuri episode ya 20 ngira ngo na 7, aho dukurikirana ikiganiro cyitwa Tegura ejo rubyiruko, kandi tugakurikira ikiganiro cyitwa Menya nibi mububatse, ikindi cyitwa Kera n'ubu hitorero, n'icyitwa ngo hakorwa iki mu itorero. Ibyo ni ibiganiro bica kuri mama Charlene official. Hakaba n'ikindi cya Charlene sindamenya ko kivuga mana ko kiri mu Cyongereza, Fight or Die. Icyo nzi nuko ngo bivuga ngo rwana cyangwa upfe. Umuntu utarwana. Icyo rero ni icya Charlene kitambuka mu Cyongereza ariko nijya gitambutsa mu Kinyarwanda. Byose rero ni ukugira ngo tumare umumaro wacu. Umumaro wacu buri wese afite icyo amaze. Ntago nakuburira y'ibirayi ngo nkuburira yo kugusura uri mu bitaro, hanyuma ngo mbure no kuguhumuriza cyangwa kukwereka inzira ijya mu ijuru, dore ko kubinaha byo nta mbaraga afite. Imva sindi umushoramari ngo nkwigishe gucuruza, ariko nibura nakwigisha no kujya mu ijuru. Rero ndabakunda cyane, mukomeje gukurikirana ibintu bitandukanye kandi mukomeje kumpamagara. Mbonereho n'umwanya wo gusaba imbabazi abantu mwari mwarambuze. Nyine hari igihe abantu babura, nkuko nawe ejo zabura nge nabonetse, hanyuma nimbura ujye uhambera nawe nubura nzahakobera. Gusa nongeye kuboneka bari barambuze naje. Ubwo rero ntago ndi njyenyine kuri kamera, ndi kumwe n'abakozi b'Imana. Twagiye dukorana umurimo, tugende dukora debazi ibintu bitandukanye kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Hane uburyo bwanjye turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Jado, ariko ibindi abibibwirire mu buryo burambuye, anasuhuze abantu bo kuri mama Charlene. Ni karibu Pastor. Nitwa Kuri Dusenge Jean de Dieu, ndi representative wa The Holy Israel Church, dukorera Nyamirambo. Hari ibitaro bya Nyarugenge, izina ryo Iteka rihabwa icyubahiro. Kuri nshobozwa byose cano iyi wanjye, Imana iduhana umugisha. Umusore se? Ndi umugabo, mfite abana 4 bo mu nda, na madame arahari. Ego iyo umuntu avuze ko ari umugabo hari igihe nakibagirwa no kuvuga ko na madame ahari. Na madame arahari kandi nge nawe tubanye neza, ngira ngo ababibona barabibona, namwe mudusura murabizi. nta gikuba. Ubwo baba bafite impamvu zabo zabibateye, ariko ngewe nta rubanza. Murakoze. Urakoze cyane. Ahangaha rero ibumoso ndi kumwe n'umubyeyi, ndi kumwe n'umumama w'umukristo, nawe ni umushyitsi kuri mama Charlene. Nawe tumuhaye ikaze kugira ngo yibwire abantu bo kuri mama Charlene, hanyuma anabasuhuze. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Evangeliste Umukiza Jeanne, Sengera Restoration Church. Ndi umama w'abana 6. Ibindi Imana iduhana umugisha. Urandusha umwe. Imana iguha umugisha. Murakoze. Hanyuma rero iburyo hari umupapa Imana yahaye, n'ukuri Imana yaramuhaye iranamwongeza uhereye hejuru ukagera hasi mu mwuka no mu mubiri. Imana yaramuhaye. Nawe rero nabibwire si umushyitsi ahubwo ntago yaraherutse. Ni karibu.
ndatekereza ko nta byinshi mvuga kuko narivuze aho nahereye hari abatakuzi ariko amazina yo ni Habimana Francois, nkaba mpagarariye nyine minisiteri yitwa Good News. Yesu aduhana umugisha. yego. Hanyuma rero Imana nibaha umugisha, turabakiriye kandi turabishimiye. Uyu munsi nk'uko ubushize mwakurikiranye ibiganiro bitandukanye nagiye nkorana nabo, hari ibintu byinshi twagiye tuvugaho, ariko n'ubu hari ikintu ushaka ko tuvuga. Impamvu rero dutegura izi deba kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa no kumenya. Nta muntu tuje gupfobya, nta muntu tuje kwihanangiriza, nta n'umuntu dutunze urutoki, ahubwo turi kugira ngo ibintu bidasobanutse bisobanuke, ubwami bw'Imana bwaguke, abibagiwe kugira ngo bibuke, n'abatazi kugira ngo bamenye, abantu barushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kintu nge ntago ndi bubaze nijijishije nk'abanyamakuru babazi ibyo bazi babariza rubanda, ahubwo ndaba nk'umufatanyabikorwa cyangwa umusangiza w'amagambo kugira ngo ibyo tuvuga twese tubivugeho. Ibyo nabonye nawe warabibonye ndetse wenda n'abandi barabizi. Ni nayo mpamvu natumiye abapasiteri kuko nibo babizi kuturusha. Nge ntago ndi pasiteri, nta nubwo nzi ko nzaba we. Hari ibintu byanyobeye kandi hari n'abandi bantu ndabizi ko icyo kintu bagitekereza. Kugira ngo impungenge zishire, abantu bagomba kubisobanukirwa. Dufite ikibazo kigira giti, mbese iyo abantu bajya gusengerwa ku bupasiteri hashingirwa kuki? Cyo nicyo kintu cya mbere shaka ko tuganiraho. Uhura n'umuntu nimugoroba yari umuvugabutumwa, hanyuma mu gitondo nka 3 cyangwa 4 akakubwira ngo nabaye pasiteri. Uhura n'umuntu mwari kumwe mu butayu ku cyumweru akakubwira ngo nzasengerwa ku bupasiteri. Ibi bintu byanteye impungenge. Ndavuga ngo mbese iyo abantu bajya gusengerwa ku bupasiteri, namwe abajya gusengera abantu ku bupasiteri, usengera umuntu ku bupasiteri umusukaho amavuta cyangwa umwaturiraho amagambo y'ubupasiteri ushingiye kuki? Ese usengerwa we hashingirwa kuki? Ni iki kintu ushaka ko tuganira. Hanyuma ariko ndifuza ko Pastor Francois ari we utangira adusubiza iki kibazo kuko ni pastor nyine. Yego, ni karibu pastor. Mashimwe kandi umugisha. Utashingirwa kuki? Ndagira ngo ntekereze ko nkuko Bibiri bivuga Paulo yabyanditse, amatorero atandukanye yaciyemo, ubundi hagashingiwe. Reka mvuge ngo hagashingiwe kuko ari n'igihe hari ibindi bihashingirwa. Hagashingiwe ku muhamagaro. Yo tuvuze pasiteri ni umuhamagaro w'ubushumba wo kuyobora umukumbi cyangwa se guhagararira cyangwa nabyita ngo iki, gushumba itorero runaka. Umuhamagaro w'ubushumba, Bibiri ivuga ko umushumba kigomba kumuranga, icya mbere ni ubwenge, kuba afite ubwenge bw'Imana. Icya kabiri ni umutima wihangana, akamenya kwihanganira izavunitse, izicumbagira n'ibindi. Nka kwa kundi Yesu yavuze ngo urumuri rucumba, na Bibiri bivuga ngo urumuri rucumba ntizaruzimya, urubengo rusadutse ntizaruvuna kugeza ubwo izazana gukiranuka gukwiye. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu bashobora guhitamo kuba pasiteri n'ubunyangamugayo bw'umuntu. Ubunyangamugayo, disipurine cyangwa se ubukristo. Reka mvuge ubukristo. Kuba yera imbuto zikwiriye abihannye, afite indangagaciro za gikristo. Icyo ni icya gatatu gishobora gutuma bahitamo pasiteri. Icya kane ni ubumenyi afite ku ijambo ry'Imana. Agomba kuba ari umuntu wuzuye ijambo ry'Imana, wuzuye umwuka wera, wuzuye imbaraga z'Imana.
ari umuntu ushobora kuba afite byinshi, kuba afite ubumenyi ku bijyanye na Bibiliya cyangwa se n'ijambo ry'Imana. yego Ikindi cya gatanu ntekereza ni ukuba nawe yemera uwo muhamagaro kuko hari igihe ushobora kumuhitamo ariko n'uwo muhamagaro atawemera. Niko ubwanjye mbyumva, n'abandi baraza gutanga inyunganizi, ariko ibyo bintu bigera muri 5 cyangwa se birengaho, uretse ko iby'ingenzi ahanini bigeze muri 3. Nicyo kijyanye n'umuhamagaro, ubwenge ndetse no kwihangana, ariko ubwo kwihangana kuri mu kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ibyo bintu 3. Ikindi hari ibindi Paulo yagiye avuga, harimo kuba hari amadini amwe namwe abiparatika, kuba yubatse urugo, afite urugo, nayo ishobora kuba, ariko urugero nka Timoteyo yabaye umushumba ariko akiri umusore, ibyo ni byo bita cas d'exception, ni impamvu z'umwihariko zishobora gutuma umuntu bamugira umushumba kandi akiri umusore cyangwa akiri umukobwa. Muri make ni ibyo numva, ariko muri iki gihe uko mbibona, yego naho hari ibintu byinshi mbona seromo ndabivuga nkanjye mbona bishingirwaho, kuko hari abashingira kuri bya bindi navuze, ntabwo twavuga ko abantu bose bapfiriye gushira, ariko hari abandi bashingira ku bindi bintu, reka mbivuge bigera muri 4. Icya mbere, inyungu babifitemo kwimika uriya muntu, kuko wenda ya mbere ni mwene wabo yabuze akazi, bavuga bati reka muhe akazi. Ya kabiri ni ruswa, amafaranga. Hagiye hegeze haduka ibintu mu madini amwe namwe, ujya bakugire pasiteri ugatanga nk'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni kugira ngo bagusengere. Icya gatatu, ugasanga umuntu ashingiye kuko wenda umwemera, avuga ati nzakugira pasiteri shatu ujye undwanirira ishyaka, kubera ko uzaza mu rusengero nkagira umukoraho nawe ugahaguruka. Icya kane rero ni nka bodyguard. Icya kane rero gishobora gushingirwaho, ndetse ndavuga n'icya gatanu, harimo ikintu ngo cyaho umuntu yaturutse, ikene wabo. Wowe twavanye Kongo, wowe twavanye Burundi, wowe twavanye Uganda, wowe turi kumwe hano, ibintu nk'ibyo. Ikintu cy'ikene wabo. Icya gatanu ubona rimwe na rimwe kindi kije, twigeze tunagikomozaho n'umushumba Jado, ni ikintu kijyanye n'uko umuntu mubonyemo avuze arahanuye cyangwa se akoza kandi kantu kamwe inshuro imwe gusa, ukumva yuko ugomba kumugira pasiteri uhita umwimika. Ndetse reka mvuge n'icya gatandatu, hari n'ababitekereza ati ngiye kuba pasiteri. Cya gatandatu nuko ari n'igihe bashingira ku mafaranga umuntu afite. Hari cace nzi noneho umukristo yamuhaye kado y'urufunguzo rw'imodoka, aramubwira ngo kuva uyu munsi mugeze pasiteri. So kubera abona hari ko azazana amafaranga igihe haba hari ikintu gikenewe mu rusengero. Izo ni impamvu ariko mu by'ukuri zidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mwabyumvise rero, kandi ibyo byo niko kuri. Mu minsi itambutse usibye ko Imana yabisubiyemo, hari ukuntu umusore rwose yafataga inzira akajya mu cyumba cy'amasengesho agakora tize na pompaje. Abayobozi babibona batuye umwana tumugize mwarimu w'itorero, uyu mudugudu uzazamuka bakaba bayamusutseho. Nuko ubundi hagashingirwa ngo uyu muntu amaze igihe kinini, umuntu amaze igihe kinini, ndetse byanatumye harimo abantu tujya twahuraga muri icyo gihe, bakambwira ngo ese mama Charlene nta kantu baraguha, ntikagakize mu itorero, nta kantu baraguha. Noneho umva ukuntu kitwa byonyine, kuba ari akantu byonyine karagatsindwa n'Imana, akantu. Noneho bakumva ko umuntu utinze mu itorero, umuntu ubwiriza abantu bagafashwa, umuntu sinzi umuntu wambwiye ngo mama Charlene ukwiye kuba umushumba. Guteze
kuba mbwiriza abantu bagafashwa mfite n'ingingo n'ibiki abantu bankurikirana nta hantu bihuriye no kuba naba umushumba kuko nimba hari ikintu nabonye gikomeye nabwo ko turi gusangira amagambo nimba hari ikintu nabonye gikomeye ni ukuyobora hari ijambo wavuze ngo kwihangana rwose reka mbabwire kwihangana nta muntu ushobora kuba umushumba atihangana ni nayo mpamvu abantu bazaba abashumba Imana ibatoreza mu makorari arimo abanyabidega ikakugira perezida wa korari bagutuka ku babyeyi bombi kandi muri kurepetana wababwira ngo muze kurepeta ejo dufite repetisiyo itunguranye ati uduhemba ngahe Imana yagupima yabona ukuntu uri kwihanganira muri korari uri kwihanganira abajya epfiye n'abajya hariya Imana ikavuga iti uyu muntu uri kwihanganira ibi ngibi azabasha no kunyoborera itorero hari igihe Imana ikugerageza ikoresheje abana wabyaye bakajya bataha bagiye mu kinya uri pasiteri Imana ikagira ngo irebe ukuntu uri gufata abana bawe irebe ibihano ubafatira hanyuma irebe koko wazayobora abana bayo kuko mu bana b'Imana abantu bose ntago ari beza hari igihe Imana igupimira ku mugore wawe avuga ati ndamuguhaye azakunshyirira ku rugero rukwiriye ikaguha umugore hamwe yanga kugutekera icyayi ukakitekera yaza agahita ayora ivu ryo mu ziko agasukamo ubundi ati ikigoryi gusa akagereka akaguru ku kandi uwo mugore uramutse umwihanganiye nta kuntu Imana itaguha itorero muri makeya Imana imuha umugisha ku bisobanuro aduhaye hanyuma ndashaka nibarize Pasiteri ese Pasiteri Jado ubu buryo bushingirwaho basengera ku bupasiteri buri gushingirwaho muri iyi minsi ubu buryo ijambo ry'Imana rirabuvuga ubu buryo bashingiraho basengera abantu burangiye ntinya n'abantu bajya gusengera abantu bajya kujya gusengera umuntu wa muntu ugiye gusuka amavuta ku wundi uburyo babikoramo buhuye na Bibiliya ese wa muntu babona ukwiriye inshingano koko agasengerwa baba babona bihuje na Bibiliya hanyuma na wa muntu ubyuka kuko yabonye igishoro cyo gukodesha urusengero kuko yabonye amafaranga yo kubaka urusengero kuko yamaze kubona ko hari abamukurikirana nk'ubu mama Charlene n'aba amaze gufatisha namaze ko nifite ibihumbi ibi hari n'abambaza itorero ryawe ribahe mama Charlene ntiriba mu Nyakabanda kuri paruwasi ni kuwa gatatu muzajyeyo kwa kangahe muzajyeyo yabambaze ko nako abantu bamukeneyeho ubuhanuzi bamukeneye ngo basengere ari benshi harimo n'abakire baparitse hataha ahantu ngomba kubabyaza umusaruro ngiye kwa Pasiteri funguye urusengero hinga shakunyimika ese ubwo buryo kugira ngo nabo byabayeho dutangirire hafi ubwo buryo buremewe aho umuntu yicara ngo ngiye kuba Pasiteri reka afungura urusengero muri Bibiliya waduhuriza ibyo bintu mvuze muri Bibiliya biremewe Imana iguha umugisha kanshyigikire mwene data François nkoresheje ibyanditswe ku magambo yasomye y'ibyo yagiye avuga kugira bitaba ibyacu bibe bya Bibiliya urwa mbere rwa Timoteyo 3 ubwo ndasoma explanation zatanzwe mu buryo bwiza bundi nsubiza icyo nari mbashijwe 3 niba ngombwa duhere n'umurongo wa mbere ntacyo biri bwice handitse ngo ijambo niryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi azaba yifuje umurimo mwiza aka kantu ninza kukagarukaho babe bibutse ko nagasomye azaba yifuje umurimo mwiza nuko umwepiskopi akwiye kuba inyangamugayo akwiye kuba ari inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe adakunda ibisindisha wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe akunda gucumbikira abashyitsi afite ubwenge bwo kwigisha atari umunywi wa vino
ahubwo aba umugwaneza atarwana, atari umukunzi w'imiya, ategeka neza abo mu rugo rwe, agategeka abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiye kuba uhindutse umukirisitu vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiye gushimwa neza n'abo hanze, apana bo mu rusengero gusa, n'abo hanze, kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Kandi n'abadiyakoni nabo nuko. Rero umuntu wese washaka ubundi busobanuro burenze hano ngo ubundi ugiye kwimika, ongera uhatubwira uwo murongo. ni urwa mbere rwa Timoteyo 3 guhera 1. Ndangirije kuri 7, kuko ku 8 niho hakubwira ngo n'abadiyakoni wibakwepesha shingira kuri ibi. Rero iki cyanditswe kiragusobanurira. Mbese uyu ugiye kwimika warabimenye ko ari inyangamugayo. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo ngarampamagaye ngo uri he, ngo ndi hano. Woye ni inyangamugayo. Ngwino usengere pastor, ndaguha 50. Ubwo ngubwo wahura n'umuntu akagusengera, arabizi kuri inyangamugayo. Ariko hari umurongo twatangiriyeho watubwiye ngo uzashaka kuba umwepiskopi, yego, ubyifuza azaba yifuje umurimo mwiza, yego, ariko bifite kondisiyo. Bimwe byose uriya muvandimwe yarari kuvuga biri mwaha. Akwiye kuba ashoboye kwigisha, niyo ya mpano y'ubwenge. yego. Ariko ntabwo uzambwira ngo no mu mibereho y'ubuzima bw'umuntu ufasha umuntu iyo bavuze kwigisha, ubu mama Charlene kubera ufite iyicano, ibi ngiye kuvuga wanyumva. Umuntu witswe kari pasiteri akazahagarara imbere ku rusengero, akahagarara tuvuge akaba ashinzwe kuhagarara 2 cyangwa 3. Niyo mpamvu uzasanga mu macacizi menshi bashyiraho gahunda yo kuvuga ngo ni mu mwimuri. Baba bakeka ko ashobora no kuba ibyo avuga byarashizeyo. Ingero z'iwabo n'uduki twose yaradutanze, tukarangira abakristo bagatangira gucika intege. Yajya kuvuga bakabanga kubera iki? Ni muhe umwanya umushyitsi bana. Ntagashoboye bakandikira message ati ni muhe umushyitsi umwanya, mubwira rekeraho. Niba umuntu adashoboye kwigisha ngo umwaka ushire, niba batakubwira ngo igisha kubigendanye n'iki, ukaba utabona ibyo ukivugaho ngo iminsi 2 ishire, ukaba utagira gute, nturategurwa ariko uri umutambyi. Nabyemera Imana yaguhamagara, ariko iyo Imana igiye guha umuntu ikintu ireba igihe n'ahantu. Haleluya. Nukuvuga ngo ishobora kukugira pasiteri ariko atari cyo gihe. Yego, tarabawe. Ikaguha amasezerano kugira ngo agutegure. Kandi mbonera kuvuga iyo uzamuye umunyantege nke, abantu benshi numvishe hari criteria abantu bagenda umutima wawe nuwe ubabwira ngo umugiriye neza, ariko ubumwaguriye terenga ari yo guseberaho. Kuko ufasha umunyantege nke ko guseba, kankoresha imvugo, ni nkuko nakwambura suvetema mama Charlene nkamubwira nta suve uku yambaye, nkamubwira ngo urira igiti ukicara hano. urira igiti wayumvishe dukoma mu mashyi cyangwa tuvuze induru, ashobora kuzita impundu. Ariko wowe kandi bijya gusa
wowe urabizi ko ibyo umukozeho wa mana yanjye iyo ufashe umuntu Imana ikakubwira ngo naka azaba umwungeri hari ibintu ugomba kumutegura kugira ngo atikanga umufashije kujya guseba akazaba bowadi akazababazwa na cya kintu wamushyizemo kuko umuntu wese ushumbye grise munyumve akayishumba ukwezi abiri nyuma y'umwaka ugiye kucunga buri muntu uberanye n'uyu murimo ugiye mu rusengero rwe nyuma y'imyaka 5 bahamushyize ukahasanga kimwe cya kabiri cy'abakristo bahahoze ahabwa inshingano uwo muntu ni umutambyi wujuje igihe ni umupasiteri wujuje igihe kuko nyuma y'igihe runaka subona umama Charlene hari etape suri kwigisha hejuru y'umusirikare hari ukajya vanga episode ya mbere episode nuko wabaye umwigisha wari kugeza kuri 6 na 7 haleluya byaragushizemo haleluya rero ibyo hari criteria nta ngingo nimwe ivugwa itakenewe nimwe apana kuvuga ngo kuko ubaye mwene wacu Bibiliya igaruka ku byakozwe n'intumwa ku itorero no kuririnda amasega urugero hari umerutse kujya bamubajije ikibazo kigendanye n'ikigira 10 baramubwira ngo ko uzi ko amategeko ya Mose yakivanyeho komite yiramukundana abura ubusobanuro nakomera impamvu yabuze ubusobanuro baramubwira ngo reka tutange amaturo y'umutima ukunze baramusobanurira nawe ubwe ku giti cye ntago afite ubushobozi bwo kuyobora abantu kuko nawe hari ibyo ataramenya hari ibyo atazi hari ibyo adasobanukiwe ibyo bituma uyobana n'abo uyoboye ni icy'ingenzi yuko Bibiliya igenda inagusobanurira ivuze ngo kuba ari umuntu udahindutse vuba ahiri kuvuga experience ndi imbere y'isumba byose umukirisitu ukijijwe vuba yego kabone niyo yatunga impano z'Imana kuko Imana igabira uko ishaka yego nta ikindi kibazo itorero ry'Ikorinto ryagize Paulo bahamurwanyirije yasize umuhungu utaruzuzwa umaze umwaka n'igice akijijwe amusiga nk'umuyobozi w'urusengero muzi byabaye umwe yaravugaga ngo Imana yambwiye ngo umugore wa data ngo niwe madamu bakaririmba yari yarabitubwiye Paulo akabandikira ngo numvishe ibyabaye aho ko bitaba no mu gipagani yandika ku gice cya 5 kuvuga ngo umwepiskopi umuntu ugiye gushumba eglise umuntu ugiye gushumba itorero umupasiteri ugiye kureberera inama ntabwo dukwiye kuvuga ngo ni umunyakaritsiye ntabwo dukwiye kuvuga bya bindi ngo tuvuge ngo antuka ngo uvuge ngo nuko ngo yize hano hanze ngo wirengagize ko atize ibigendanye ejo bundi haje ikintu cyo kuvuga ngo amacaciza abapastors bige ibigendanye ntabwo ari ukuvuga ngo uzagenda udepose ya diplome yawe isanzwe kugaragaza ko ufite notion kuri cya kintu ugiyemo nukuri abantu bashobora kubyumva bakabifata nko kurwanya bakabifata nko kugira gute ariko ni icy'ingenzi ko umuntu ugiye muri bino bintu kandi iyo bakurimise ugira ngo baraguhemukiye ariko iyo ubigezemo indani nibwo umenya yuko wa muntu yaguhemukiye dufite abantu benshi basayuka nka mu gitabo cya mukristo basayuka basubira inyuma bikabatera kugira indi mico bikabatera kugira gute itorero yo rifite intege nke pasiteri aribyukisha iki mbese azashaka umuhanuza agahanura mu izina ry'Imana ngo ni mumukunde ngo ni mumwubahe mbese itorero yo ryagize ibibazo byo kudakora inshingano ntafite ibyanditswe ntago aririnda rero kumushingira kuri bya bindi byose mwagiye muvuga tukirengagiza gushingira ku cyo Bibiliya ivuga nibiyo bifite ingaruka y'itorero ry'uyu munsi itorero ry'uyu munsi ni nk'iry'Ikorinto umuntu ahagarika ni bimwe mwigeze muvuga bacacaguwa nonaha bugacya we yafashe umuhamagaro kabone nubwo yaba yarabibwiwe
ariko yagatoje bavuga ngo minibisi ntizizongera kunyura hano tereka nyigurishe nkuremo igishoro. icyo nicyo kibazo kiriho. Bavuga bati rero mu kuri kuzuye Bibiliya iri exactly kuri uyu murimo bisobanura nibiki yujuje ubishaka twabivuze mu rwambere rwa Timoteyo 3 umuntu wese wagiye inyuma yabyo namenye ko yagiye inyuma y'ijambo ry'Imana namenye ko akantu mufonze ari akanyu ari agakoperative ari akantreprise abenye ugiye kwimika biramahire maze kwimika abashumba batari benshi cyane ariko yaba abo munyoboye yaba bari hanze ntago ari benshi cyane. Niki nshatse kuvuga ariko ntago ndakora ikosa narimo nshatse kuvuga icyaha muri ministeri eshanu zifite aho zihurira ku kwerezwa uruhimbi. Simbonye umwanya wo kubisobanura ubu bamwe bankamira mu kitoze ariko izi ministeri zose kare eshanu kuva kuri aposo umuhanuzi umwigisha umupasiteri umwungeri kugeza uko ari eshanu kugeza ku muri uwo muvuga butumwa zifite icyo zihurira ku ruhimbi. Uruhimbi bifite aho bihurira kubera ko itorero rya mbere so nakagiye dipo ariko reka ntabwo ukwiye kuba wafata umuntu uwo ari we wese ngo wiboneye ngo wishakire ngo umwereze ikintu kitari iki. Nsoze rero mvuga ngo ni ishyano nyine ryagushijwe ni kansa yavutse kuko ingoma ni eshatu hari ingoma ya Dawidi hari ingoma ya Busoromo n'ingoma ya Sawuli yimitswe n'Imana. Nsome ibyanditswe amara imyaka 2 akorera Imana amara imyaka 38 Uwiteka yaramuciye ku ngoma ariko akora 38 akora yaraciwe. Icyo abantu bacyumva iyo ni ingoma yanjye sigitangaza ko umuntu ahagurutswa n'Imana. Byo mwene datari kuvuga ikintu cya mbere cy'ingenzi niko ni umuhamagaro kongeraho ubumenyi kuko iyo ufite umuhamagaro ukabura ubumenyi by'Imana igwamagariye ntibigerwaho kandi niyo ufite ubumenyi utagira umuhamagaro byose birangirika. Rero ni icy'ingenzi ko tumenya hari n'abahamagawe kuko nicyo cy'ingenzi n'ubwo uyu munsi umuntu anahuruduka atanahamagawe niyo base nyamukuru ya buri kimwe nuko ikintu uri gukora ari umuhamagaro wawe. Ariko Sawuli yimitswe n'Imana ntibakomezanye n'ubu hari insengero zatangijwe n'Imana kubera impamvu z'iminsi n'ibihe barayimura bo barakomeza kuko ikintu ntago kiba kiza bitewe nuko gisa kiba kiza kuko ijuru risutsemo ubuzima. Utavuga ngo iwacu bitewe nuko hameze ugire ngo yabigihari ngo n'abakristo n'ingano ikintu ntikiba kiza bitewe nuko gisa kiba kiza gusa kubera ubuzima bw'Imana yasutsemo. Rero byatangizwa n'Imana ikabisohokamo. Iyo ni kote ya mbere. Nayo mpamvu mu gusenga kwanyu mujye muvuga ngo Mana uracyasuka ubuzima muri twe. Icyo nicyo kiba gikenewe kuko cyakomeza kubera teoloji amashuri inkunga compassion abiki byose umuntu yajya hagira nk'umuntu wagize umugisha kwiga kudefinisa kwizera abayiburayo 11 intwari zo kwizera akabavuga akagukangurira kwizera ukasanga uyu mwiganye n'undi akasanga abantu 10 bakinjira mu rusengero bagakomeza bitari ibimime intervention y'Imana biroroshye. Kanikomereze rero icya kabiri ni ingoma ya Dawidi. Ingoma ya Dawidi yimitswe n'Imana inakomezanya nayo ntabwo yajyaga gutera agendeye kuri experience avuga ngo ese ko mfite uburambe ngo uko nabigenjeje bunaka ngo nubu niko nabigenza aho yahamanaga ikintu kivuga ngo Mana uracyasuka ubuzima muri twe dutera besori uragendana natwe kumenya yuko Imana mukiri kumwe. Cyanyuma ni ingoma ya Busoromo nta Mana yayishyizeho ni bya bindi mwigeze muvuga we yarifasha afata imyanzuro
anahamagara umutambyi waciwe ajya kumwimika. Kabande. Iyo ni ingoma ya Busoromu nta Kabande. kindi amwimikira iyo ngiyo uti mbaye umwami singe wahera. Nsoze rero mvuga ngo izo ngoma zombi ziri mu murimo. Hari insengero zimitswe n'Imana nyuma y'igihira barayimura. Hari n'iziri n'Imana zigikomezanye nayo. Hari n'izitangira nta Mana yabivuze ahubwo byaba Imana ikavuga ngo disi ku mubiri wanjye hajeho kanseri. Itorero ryatangira Imana ikamenya yuko igushije ishyano kuko ugiye kuritangiza intumbero afite ntago ari ikibazo cyo kugabanya barimbuka ahubwo ugiye kuritangiza yatagitinze. Uti rero nabonye Jado ari mu buzima uzikanyuze afite imodoka 1 agahita atangira ndaritangira. Ibaze rero uwo nguwo icyo azakora ni kansa ku itorero, ni kansa ibyo azakora bizitirirwa buri muntu wese, ariko impamvu zo gutangira ziba ari nyinshi. Ariko ujya kwimika akwiye kugaruka ku cyo Bibiri bivugaho. Murakoze. Imana ni imuha umugisha. Burya ibintu byose biba muri Bibiliya. Ibyo Pastor François yatubwiye n'ibyo Pastor Jado atubwiye ni ibintu bifatika. Ahubwo njye ndumiwe aya magambo ni nabwo bwa mbere nyabonye nanayumvise. Hari ibintu najyaga nicara nkibaza ariko nk'aba bapasiteri bafite abagore babiri, ibi bintu koko biremewe? None sanze muri Bibiliya birimo, hanyuma n'utareba yakabakaba. Mu kuri kose hari ibintu wenda hari igihe umuntu ashobora kuba pasiteri nibura akazatahira n'amafaranga yariye mu itorero kuko ari we baverisa, ariko hari n'abandi ariko batayabona bakazabura n'ibihembo, bakazabura n'ubugingo. Rero ibi bintu mubyiteho kandi mubikurikire. Kuba wafata izina ry'Imana hanyuma ukaba pasiteri, hanyuma mu nyungu zawe ni nko gufata kashe y'ikigo runaka hanyuma ukayigira iyawe kandi atari iyawe. Buri kigo cyose kigira kashe yacyo, wamara kuyigira iyawe ukajya kuyikoresha mu bintu bidafututse, nyiri ikigo rero agufashe, byaba ari ibintu bibi cyane. Ni nko gufata umwambaro wa gisirikare ukavuga uti ngende umusirikare w'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo ubikore mu nyungu zawe wihishe, ufata imbunda kandi nta wayiguhaye, ufata inifomo za gisirikare uzambaye, ujye mu bintu by'itekamitwe uvuga ngo uri ingabo kandi utari bagufashe. Urumva ukuntu byagenda. Iri zina ry'Imana ntabwo dukwiye kurikoresha mu mafiyeri yacu, nta nubwo dukwiye kurikoresha mu nyungu zacu, kuko iri zina abantu bavuze amazina yabo ntabwo twabayoboka. Bavuze n'amazina yabo nta wakinjira mu nsengero. Bavuga izina ry'Imana ishobora byose kandi babizi ko atari ryo barimo barakoresha. Imana rero imuha umugisha, arabisobanuye. Kunywa batanywa inzoga, kuba badafite abagore bangahe babiri, kuba badakunda amafaranga baroko. Yeko yewe, iri jambo rirakomeye. Nguwo muntu mu bintu agomba kuba yujuje ikintu bita umwuka w'amafaranga ntabwo ugomba kuba uriho. Ubu rero iki kintu ni nacyo gikomeye cyane, kandi kuba ari inyangamugayo, akaba umuntu w'inyangamugayo. Ubundi umuntu w'inyangamugayo ni umuntu uba akaba uwo ari we, akaba uwo ari we ku gihe, kandi akaba uwo ari we neza. Kandi ikindi kintu cyantangaje ni ibintu bibiri ubundi bikomeye biriho ubu bigaragara. Hari ibintu bitatu basomye hano ntajya mbona mu bantu benshi no mu matorero menshi. Ubunyangamugayo ntabwo. Icya kabiri, gutunga umugore umwe. Abantu benshi bafite abagore, bagenda bafite abagore. Ikindi kintu, gukunda amafaranga. Abantu benshi bakunda amafaranga kurusha n'abantu. Nushaka uve mu kabari, njye nagiye kwigisha ahantu hatari inaha, hanyuma umupasiteri umushumba hagurutse abantu mu iteraniro, ati abantu batarakizwa n'ibandi batera intoki. Arangije ahita avuga ati tubahaye umurimo. Ntababwiye kwiga igice, ntababwiye kubatizwa. Atabashaka kujya muri koreriya ni bandi, muri la korari bamwe birukirayo. Abashaka kujya muri iriya ni bandi, abandi birukirayo. Arangije nukuri kose, arangije arababwira ngo kwa kangahe muzaze murepete.
ndavuga nti ngaho kabaye nka mugani wa mwana ati kabaye none ndavuga nti se koko ni gute umuntu ava mu bupagani bagahita bamuha iki umurimo agomba gukora. Rero mwabyiyumviye ni ijambo ryabivuze. Hanyuma ndashaka mbaze mama wacu uko biri kose nawe yararebye. Ndakubwiye ngo abarokore si ngombwa ngo bamaremo amezi 3 ubone ko bamenye. Umurokore musengana mu butayu muhahuriye iminota iyo 30 ukava wamumenye. Rero umaze ukwezi ukamara amezi 2 uhita umenya ibintu. Mama ni izihe ngaruka ukurikije n'ibi bintu bamaze kudusobanurira n'ijambo ry'Imana ryavuze? Ni izihe ngaruka twatewe no kuyoborwa n'abapasiteri n'abashumba n'abapotre? Abo ngabo bimikiwe mu gishanga, abandi bimikirwa mu mahoteli, abandi bimikirwa mu matelefone, mbese batujuje izi nshingano. Ni ingaruka ki turimo z'abantu bimitswe hadakurikije Bibiliya? Ingaruka turimo ziranigaragaza kuko ubuhanuzi bwateye muri no minsi baraza bagahanura kandi bagahanura ibinyoma. Bahanura ibinyoma ukabona ko baharanira indamu zabo, mpora mbivuga buri gihe. Akaza aje kuguhanurira ariko afite inyungu, afite tagite atari umurimo w'Imana akorera. Ibyo rero nabyo ni byagiye bigaragara muri iyi minsi rero uko babikora. Ikindi umurimo w'Imana ntabwo ukorwa uko ugomba gukorwa. Ubona ko abantu barataye, ntabwo bakiyobora intama. Ntabwo bakiyobora intama, barayobora izibyibushye zinanutse bakazihuka. Negeze gutanga iryo jambo naratanze kuyoboka Imana, iryo jambo nararitanze. Barayobora izibyibushye naho izinanutse ntabwo bazireba. Ntabwo bazireba kandi ntabwo umukozi w'Imana arobanura. Ntabwo arobanura, agomba kuyobora nyine intama uko yazihawe. Ariko ubu urabona ibintu byarivanze nk'uko umukozi w'Imana amaze kubivuga. Urabona abantu baridumbukije, nta muhamagaro ugaragara, nta muhamagaro uhari, kwihanisha abantu nta bigihari. Urabona ibintu byarivanze. Urabona mbega ni ibintu bikomeye. Birakomeye kuko urareba umushumba ukabirwa uwo ari we, wajya kureba ugasanga yibereye ari mu bintu by'ibisindisha. Ibyo byose by'ijambo ry'Imana ryavuze birimo, nibyo biriho kuri iki gihe. Ubuhanuzi rero nabwo umuhanuzi wa mbere ni ijambo ry'Imana. Ariko abantu barabyiyitirira, niko mbibona. Yego. Imana ni imuha umugisha. Hanyuma ndifuza ko habaho ikintu bita gutanga inama n'umwanzuro. Rwose abantu bakeneye inama, kandi nabo ngabo nubwo bakomeye bishyizeho ayo mapeti, nabo bakeneye inama kuko nzi ko tuzishyura. Hazakurikiraho gahunda yo kwishyura kugira ngo buri wese abe mu muhamagaro we. Ntabwo Imana izampora ko ntabaye umushumba, niza no kureba ntabwo izareba ibyo. Kandi buri wese Imana ngewe kare sinzi ni icyigisho ni ijambo ry'Imana nasomye kare, nagira ngo mbwire abantu yuko igisirikare cyose cy'u Rwanda kiranditse. Nta musirikare n'umwe naho baba bafite abasirikare ibihumbi n'ibihumbagize, buri musirikare wese muri mashini abarimo. Mwene runaka ukomoka hano ufite iripeti uvuka ahangaha uri muri batayo iyi ngiyi, ni ibintu bizwi. Umusirikare wese w'igihugu arazwi. Imana ifite urutonde rw'abashumba. Umva, irarufite niyije mu isi kaza kureba uko bimeze, ihita ireba amazina yawe. Imana ifite urutonde rw'abakozi, kandi buri cyiciro cyose ifite urutonde rw'abahanuzi. Babandi bagiye kwiga kuvuga mu ndimi bakigishwa n'abapasiteri babo kugira ngo bajye babafasha gutubura abantu baje. Imana ifite urutonde rw'abahanuzi. Imana ifite urutonde rw'abavuga butumwa. Abigize abavuga butumwa bakaza gutanga ubuhamya babeshya ibintu bitigeze bibaho. Niza ni rutonde uzavuga aho wabikuye. Hanyuma ndifuza yuko batanga inama, abakozi b'Imana babagira inama kugira ngo mugarukire aho mugeze mutarabarana na bosi. Karibu Pasiteri. Inama ni ikinyuranyo. Iyo tuvuze ibitagenda
ubwo inama aba ari ukugira ngo ukore noneho ibigenda. Buri wese nasubire mu muhamagaro we kandi yumve ko buri muhamagaro wose Imana yawumusangamo ikamugirira neza. Njya ntanga urugero rwa Yosefu, ukuntu inzozi zonyine no kuzisobanura byamuzamuye bikamugira uwa kabiri ku mwami. Amina. Rimwe na rimwe iyo uri mu cyo utahamagariwe uravunika cyane, ariko iyo uri mu cyo wahamagariwe ibibazo byose wahura nabyo ubasha kumenya uburyo ubyitwaramo kuko uri mu muhamagaro. Ndabaha urugero, ndabyibuka kuko nakundaga gukina umupira. Byashoboraga kumfata guhera mu gitondo, wenda nimba iwacu batanguriye umupira nashakaga gukina, nzinga amashashi kugira nkunde mbaho umupira nzajya gukina. Karere nkicara hasi, kandi ubundi nta kintu wari kubona kindi gituma nicara, ubundi sinkunda kwicara hamwe. Cyatuma nicara amasaha 2 3 4. Aho kuko nakundaga umupira, nashoboraga guhera mu gitondo nkagera nimugoroba ndi kuzinga, ndi kuhambira, kubanga, twabyitaga ngo kubanga umupira. Rero iyo uri mu cyo wahamagariwe ibibazo byose n'intambara uhura nabyo ubasha kubyihanganira. Yeremiya yaravuze ngo mu muhamagaro wo guhanura ngo aba yumva ari nk'umuriro ugurumana mu magufwa ye. Ni ibintu biba bikwakamo n'intambara, niyo bakuvuga niyo bagira bate cyangwa bikunde ntacyo bihindura. So abantu buri wese nasubire mu muhamagaro. Icya kabiri yavuze ingoma 3. Ushobora no kuba waratangiranye n'Imana ariko uyu munsi bitakiri neza, ndakwinginga kugira ngo wongere usubire uko wahamagara, wongere usubire ku isoko. Reka mvuga aka kantu gatoya. Kenshi ari terime zaje zo kwiyorohereza, ngo ariko se ubundi ngo Imana yowe ko turi abantu, ngo Imana se yakurimbura, ngo Imana se ngo hari icyo n'amafaranga. Utuntu tw'uduterime nk'utwo tuzanwa n'abadayimoni. Mureke haracyari amahirwe, Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Waba umeze nk'ingoma ya Sawuli, waba umeze nk'ingoma ya Abusalomu, haracyari amahirwe ko wakihana kandi Imana ikakubabarira. Waba uri umushumba, waba uri iki. Ikindi mu by'ukuri nimba Imana yaravuganye nawe, dore ikibazo ahantu kinari gikomeye cyane, kinakomeye. Ngo Imana ntiyavuganye nanjye se ngo yari mubwiye mu buhanuzi. Ushobora kuba ariyo yavuganye nawe ariko igihe kitaragira, bya bindi yavugaga bya rutaire espace ahantu n'igihe. Icya kabiri ni ikijyanye no kuba n'ubwo buhanuzi wenda butari bwo, ntibwari bwo, cyangwa icya kabiri igihe cyabwo nticyo gusohora ntikiragera, uracyategurwa. Ngenda byibuka Imana ikiduhamagara yambwira nzagukorera, nzagira nte. None wajyaga mu rusengero, buriya deperi yari ifite ukuntu igukanira bien, kabanza ukagera ku gipimo. Yes. Urumva? None dufite umwuka tugurumana nyine turi abahanuzi, akajya yandika agapapuro wandikira mwarimu cyangwa pasiteri ngo nagoye kubwiriza. None akagusubiza abari bazi ubwenge, ati turaza kureba. Urabona ko hari abashyitsi benshi, akaguturisha kugeza ubwo azakugeza ku rugero rukwiriye. Akareba n'umujinya uri bugire. N'umujinya uri bugire n'iki. Atari nka wundi ari umuhanuzi. Hari ahantu twagiye gusenga, umuhanuzi bamwimye umwanya, aratangira ati nagaya. Ngo nagaya. Natwe turi kumwe n'abantu b'inkubaganye, ngo gahike Imana ko kwima umukozi w'Imana ijambo. Ariko nyumve. So Imana yaguhaye ijambo ntawe ari kwima. Aha niba nari kwimye yahita ifungura ahandi yaguha ubundi buryo. So inama rero cyambere nuko buri wese yaguma mu muhamagaro we, kandi n'abataye inzira bagarukira Uwiteka arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ikindi profitiyeho kuvuga aka kantu gatoya kanyuma, umuntu aheruka kumbaza, wenda nawe ujya ukibaza. Yarambajije ngo nta bakozi b'Imana bangahe, kare twanakavuze mu kindi kiganiro, ni bande bahembwa mu rusengero, ese pasiteri ahembwa ngahe, ibintu nk'ibyo. Wenda na Pastor Jado nk'umushumba araza kunyunganira, ariko reka nkubwire ko muri rusange ntabwo abakozi b'Imana bahembwa. Abakozi b'Imana
bahabwa agashimwe cyangwa se ibyo bita reja de poche mu kinyarwanda, ni amafaranga yo kwifashisha atuma abasha kubaho, atuma umuryango we ubaho. Iyo ibintu byabaye umushahara bihinduka ko ari akazi, ubwo waba uri umukozi w'idini ariko utari umukozi w'Imana, kuko hari naho usanga hari ikibazo ngo amafaranga ngo yatinze kugera kuri konte, abapasiteri ntibongere gukora imirimo yo mu rusengero. Turicyari kuri bya bindi by'umuhamagaro nyine. Iki rwose ucyumve neza, n'abapadiri ntabwo bahembwa, bahabwa agashimwe cyangwa se abakristo bakaba yamuha impano. Mbibutse ko n'umuhanuzi nawe atagira gute adahembwa, cyakora ashobora guhabwa ituro ry'umuhanuzi. Ibyo Bibiliya irabyemera kuba hari amaturo wamutura. Nujya kureba na Samweli bashoboraga kumutura amaturo. Ibyo ni uburyo bwo gushyigikira umurimo w'Imana abakristo bashobora gukora. Ariko rero abashumba, abahanuzi n'abandi bantu bakorera mu rusengero, ntabwo uyu murimo tuwukora kugira ngo tubone ibihembo byo muri iyi si, bya bindi kare bavuze mu kindi kiganiro. Icyo Imana iduha ni impamba cyangwa se ni misiyo y'uyu murimo, ariko ntabwo tuvuga ngo umushahara ngo nimba utabonye ikintu ngo no munsi ntabwo uzongera gukora umurimo w'Imana. Ibyo si byo Yesu aduhana umugisha. Pasiteri agiye kuduha inama mu magambo magufiya, ahita anadusengera. Tange mubwiriza 10:16. Haranditse ngo wa gihugu we, iyo ufite umwami ari umwana muto kandi ibikomangoma byawe bikaba ibirya kare, uba ubonye ishyano. Ndasubiramo, wa gihugu we, iyo ufite umwami ari umwana muto kandi ibikomangoma byawe bikaba ibirya kare, uba ubonye ishyano. Ari kongeraho n'andi magambo yandi, ariko reka nkoresha ayo. Birya kare. Nimwirengagize yuko hari abakristo Imana igomba gufata nabo bitewe n'uko yashakaga. Imana yagambirira kuguhana ikaguhuza. Y'Abisiraheli bayinaniraga. Igitabo cya Ezekiyeli buriya kigizwe n'ibice 48, kikagizwa n'ibice bitatu. Rimwe ugeze 23 havuga ingororano y'abakiranutsi n'ingororano y'abanyabyaha, kugeza 23 na 22. Kuva 22 ugeza 34 ijya gushira, muzahasanga amoko 5 niyo yatumye magaruka: Abamoni, Abamowabu, Betile, Sidodi hamwe na Egiputa. N'igice kibikurikiraho bivuga kugarukwaho n'Imana kuri Ezekiyeli 3:7 by'amagufwa yumye n'ibindi, nzakubaka n'ibindi. Ariko iyo Abisiraheli bananiraga Imana, abantu banyumve, Abisiraheli bananiye Imana, yafataga bumwe muri ubu bwoko mvuze muri aya moko uko ari 5, ikabaha imbaraga kugira bayikubitira Abisiraheli. Ibyo reka mbirengane. Iyi bimwe mu bintu Imana igikora, iyo ishaka guhana igihugu, iyo ishaka guhana umuntu, iguha umuyobozi w'umwana. Umwana bari kuvuga si imyaka, ikaguha ibikomangoma by'ibirya kare. Ubu niyo twavuga tukagira gute, hari ugomba kuba mw'ibyo bihano. Ikaguha umuyobozi w'umwana kandi w'ikirya kare, areba na mama Charlene isaha, telefoni na buri kimwe cyose, yaba kibimukubita uti ndabimumaraho nti. Uwo kaba ari wo mushinga, kuko ntiyifuza ko mama Charlene yazazamuka ngo agire icyo akora ku gihe, ahubwo ibyo afite arabimuvanaho ate. Rero iyo byakugendekeye bite,
usenga Imana wagushije ishyano, burya uba warigushije. Kwikanga ufite igikomangoma komite nayo ikaba ihuje nawe, ibyo bikaba bimeze utyo ari umwungeri, komite ye bagahuza, uba wagushije ishyano. Usenga Imana ikagira icyo ikora, byaba byiza ikakoriyanta aho kugira uhavuga amagambo, kuko abungeri bari respect, si ngombwa ngo mubasakuzeho mubavugeho byinshi, nabo kubahwa. Kandi iyo ugereranyije umupasiteri ushumbye ukamugereranya n'umukristo uba wayobye. Bafite role zitandukanye, ntago uburinzi bwacu ku banyarwanda ari bumwe, twese dufite umutekano ariko hari abo barinda, no mu isi y'umwuka nuko. Iyo ni ingingo ya mbere mutakwiye kwirengagiza. Ingingo ya kabiri ni kubwira ibiryakare byose kwiteka hemba mu gihe cyagenwe, wirwanirira ibyo bigukikije. Kandi mbibutsa yuko uramutse uri umuzamu wa runo rupangu ugatangira kwifuza televiziyo iyo wahabonye, tayari warangije kwiba, bizarangira wibye. Ntago umwungeri yifuza ibintu by'umukristo we. Iyo ni indi nama. Ni umurinzi, ntago umurinzi yifuza ibyo arinzi, iyo ubyifuje bikuviramo kwiba. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo yindi niyo kuvuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Icyo umwuka wera akubwira azajya bari cyo ukora. Mugisha inama Uwiteka, nibwo ibyo mwifuza bizagerwaho. Kubaho kw'Imana kubatwikire. Amen. Murakoze. Umva turanyuzwe muri iki kiganiro. Inama baduhaye n'ibyo batubwiye ni byinshi. Hanyuma turabasabira umugisha w'Imana Pasiteri, umugisha w'Imana mama wanjye, umugisha w'Imana Pastor François, umugisha w'Imana mama Charlene official, umugisha w'Imana kameramani uri hariya, umugisha yego, umugisha w'Imana kandi ko bari bakurikiranye iki kiganiro. Namwe tubasabiye umugisha kandi abo bireba babikemure, hanyuma dukorera Imana kandi ubwami bw'Imana bwaguke. Hanyuma ndifuza yuko batanga nimero zabo kugira ngo nimubakeneraho inama n'abantu b'Imana, hanyuma bazabagira inama nibatange nimero za telefone. Nge no guteranya 25 0 7 8 25 58 74. Arya cano yitwa Nshobozwa byose. Hanyuma murabyumva ko afite n'urubuga, afite cano inyuraho ijambo ry'Imana, mwazajya mureba n'ibindi bintu. Nshobozwa byose. Yego. Nge ni 250 7 8 230 44. Ibindi Imana duhana umugisha. Uretse ko unazibagiwe wabaza mu Charlene, nimero yanjye guteranya 250 7 88 35 38 35. Yesu aduhana umugisha. Imana rero ibaho umugisha kandi n'abakozi b'Imana, Imana ibaho umugisha. Turabashimiye mwebwe mwari mumaze gukurikirana mama Charlene official. Nimukomeze mukoreshe yamusangiza abandi ubu butumwa, mukore mwandikaho hepfo kuri comment. Abatarakora subscribe nimuyikore. Imana ibaho umugisha.